turabashuje mwese abadukurikiye nkuko bisanzwe tugiye kongera kugarukana none mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bushize twari kumwe namwe ariko mu buryo bw'ijambo. Reka rero dutangire nkuko bisanzwe tubibwire. Njyewe nitwa Mutoni Fiona, nkorera Imana muri Canaan Revival Temple, ndumuvuga butumwa. Kuri iyi nshuro rero tujya kuzana none mu gice cy'ubuhamya, ariko mbere yuko twinjira mu buhamya cyangwa se muri gahunda tugiye gukora, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo ibane natwe. Turagushimiye Imana yacu, tuguhaye icyubahiro kuri Imana yo kwiringirwa, nayo Imana yasa nawe byose bisimbuka biruta. Turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya mwiza tugezemo wo kumva ijambo ryawe ariko mu buryo bw'ubuhamya. Ubane natwe abaduteze amatwi, ubahereze Imana utezwa intambwe n'ibyo tugiye kubabwira. Ineza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Rero nkuko bisanzwe iyi ni Canaan Revival Temple channel cyangwa se Canaan Revival Temple TV uko wabyita. Reka rero tubibutse n'abantu turi kumwe mujye muka gukora subscribe, share kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu bibagereho ku gihe. Rero nkuko mubibona uyu munsi twagarutse nanone turi kumwe n'umukozi w'Imana, tugiye gutangira abibwira nkuko bisanzwe. Njyewe nabibwiye amazina ni yandi Mutoni Fiona, nkorera umurimo w'Imana muri Canaan. Umushumba wacu Pastor Fred, ariko ndi kumwe n'undi mushyitsi cyangwa n'umukozi w'Imana Mama Pastor. Igiye gutangira rero bibwira abakozi Imana badukurikiye, hanyuma dukomeze iyindi gahunda. Imana ngo umugisha cyane, ndabashuje mwese abadukurikiranye. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye bambwiye kubibwira, nitwa Kamashazi Hope, ndi umugore w'umushumba, dukora mu itorero Miracle Center. Imana iduhanje umugisha, nishimiye Imana kubana namwe. Amen. Rero tugeze muri cya gice nababwiye ubushize, ngera ngo yabaganirije ijambo ry'Imana, anababwira ko azagaruka. Rero nukuvuga ngo ibyo tubasezeranyije n'ubundi birangira tubibakoreye. Reka tumwakire aduhereze ubuhamya. Ubuhamya yabateguriye, umuntu wese agira ubuhamya, akagira ubuhamya bwinshi, ariko ubwo yabateguriye nibwo agiye kubahereza. Kandi ndibwira ko buri budufashe twese, cyane cyane n'urubyiruko. Mama Pastor, turakwakiriye rero mu gihe cy'ubuhamya. Ntago tuzi ngo nubungana iki, umuntu wese aba afite ubuhamya bugiye butandukanye, ariko ubwo Imana yagushyize ku mutima nibwo ugiye kutuganiriza. Ni karibu rero. Imana ibaha umugisha, urakoze cyane bene data. Imana ibaha umugisha ko mugiye gukurikirana ubuhamya. Ntabwo ari njye ahubwo ngiye kuvugira Kristo. Hari ahantu twagendanye urugendo rukomeye, ubuhamya bari bwinshi, ni ukuri ubuhamya bari bwinshi, abari bwinshi cyane pe. Yego. Kuko nagendanye na Kristo urugendo rurerure, ariko noneho ndumva nabahitiyemo. Ubwo numva nemezwa cyane umutima wanjye, hatiriza umutima wanjye kugira ngo mbabwire. Ndashaka kubabwira ku buhamya bw'urugendo rw'agakiza, uburyo nabanye n'Imana kuva nyihamagarwa ndi umwana muto kugeza uyu munsi, uburyo data tugendanye kandi ataranetereza na rimwe muri uru rugendo. Nibwo buhamya numva nifuza kugira ngo mbahe, ubafashe rero muhabwe umugisha n'Imana. Ubundi amazina yanjye nayibabwire, reka mbanze nibwire neza. Nitwa Kamashazi Hope, ndi umukobwa ukomoka mu muryango mama na data babyaye imbyaro 11, ariko tukaba turi abana 5. Nkaba ndi umwe rero muri abo ngabo inyuma yanjye hari umuntu umwe wenyine. Urumva ko ndi kure cyane. Urigiye kuba bucura? Nari ngiye kuba bucura, ariko umuhungu nawe arabikiganiraza aremera arabijyana. Aho rero niho Imana yasanze, no muryango Imana yashimiye ko mvukiramo, no muryango Imana yashimiye ko nzabamo, kandi mbishimira Imana. Imana ima ababyeyi, ntabwo ndi imfubyi, ndabishimira. Baracyariho, ni bakuru, barakuze, ariko ni bazima kandi baracyariho, ndabishimira Imana. Nisanze rero mvuka muri uwo muryango ariko umuryango ntabwo wubahaga Imana, ntabwo ari umuryango wa gikristo nk'uko ubu ngubu ushobora kuba aho ngaho ukurikirana, ukabura umwana w'umushumba, ukabura umwana w'umuvugabutumwa runaka, ukaba waragize amahirwe ugakura muri uwo muryango ukijijwe, ukabwirizwa, ugatozwa inzira y'agakiza, ugakurira muri Sunday school, ukarinda Imana iguha umugisha cyane, ugatozwa bikava hasi kuko mama yaguhatirije, kuko bakuru bawe wasanze bakorera Imana. Oyagere ntabwo ariko byari bimeze. Nakuriye mu muryango w'abantu
bibereye aho ngaho bibera mu nka zabo bikundira ibyabo ariko iby'Imana ntabwo byari bizwi ntabwo byari bizwi kandi urumva ko ari mu bana b'inyuma babandi nyine batoya bo mu rugo ndetse ntabwo nabura kukubwira iki ngiki mvuka muri uwo muryango muri ba bana ariko mba muri wa mwana nanone twara abakobwa babiri abo bana batanu muri abo bana batanu bariho ariko za mbyaro wazumvise ko ari 11 muri abo batanu rero wa mwana wavutse mu muryango ariko kandi ndanakundwa kwazwa niko nabivuga wenda mu muryango nabambicurutse wenda umugabo n'igikungu akaza umugore ariko nanjye narakunzwe muri uwo muryango umwana wa nyuma w'umukobwa nyuma yanjye ariko ari gucura mu byibuke mba muri uwo muryango rero ngukuriramo utazi Imana nta kintu twabibereye aho ngaho ariko hanyuma Imana ijya gushima nkuko ubushize nagize gutambutsa ijambo nanone hano nababwiye kuri Yeremiya niyo mpamvu nababwiye ngo ni amagambo ngigishaho uwo munsi nababwiye ngo ni amagambo agize ubuzima bwanjye ni amagambo agize ubuzima bwanjye ku buryo niyo nashaka gucogora nibuka aho Yesu yansanze nibuka aho Yesu yanguye niteteye nibereye aho ngaho nta wambwiye ngo Imana nta wambwiye ngo jya gusenga nta yewe na Katolika nabyumvisemo kuko ndabyibuka ni rimwe nabibonyeho ni rimwe muze icyo gihe arabatizwaga muri mu ba Protestant icyo gihe Reverend yarajaze iwacu ari musaza wanjye mukuru yari umuntu sharp cyane no wakuntu rimwe kuri Christmas ariko rimwe mu mwaka kuri Noheli akajya gusenga yari umuntu ukorana mu bintu yari umuntu w'umukujyi wa umuganda ko bivuga wenda babyumva murabyumva yari umuntu ukunda kugenda cyane rimwe rero nubwo nagize kubibonaho papa abatizwa mu ba Protestant Reverend araza yewe yarabatijwe papa yarabatijwe bakorera fete mu rugo na musanze wanjye barabatizwa mbega nuko nabonyeho ko burya gusenga ariko nari mwana muto ariko mfite ubwenge ndabizi nubwo burya nababonyeho iwacu bajya gusenga rwose nubwo ngubwo kuva icyo gihe sinongeye kubibona nikurira gutya nangira umwaka wa mbere nangira umwaka wa kabiri nibere wa mwana uri mu rugo ariko ngeze mu mwaka wa gatatu aho niho Yesu yansanze wa gatatu primaire mwaka wa gatatu primaire ana wumva icyo gihe nawe urebe niba uko ngana Yesu mwatangiranye kera twatangiranye urugendo rukomeye cyane niho nababwiye ari amagambo merutse kuza kuhesha umugisha abantu b'Imana nababwira ngo Imana irakuze aho wabuvuka aho wabukomoka uri we wese style y'ubuzima yose wanyuramo Imana irakuze nibera muri uwo munyenga nikundi wenda umukobwa wa wundi ariko Yesu ninjye yashatse ko azaza agasanga kandi nkaba imbuto izakunira mu muryango wanjye aho rero niyo mpamvu nabahite mu bwo buhamya kuko ndabukunda cyane burandyohera kuko njya mbwira Imana ngavuga ngo Mana niba mu makambo uzamana y'umuryango wanjye uzayambe Yesu ashimwe hanyuma rero mu mwaka wa gatatu ndabyibuka hari abavuga butumwa kira muri Uganda bitwaga ba Mungu mwembe yego urabibuka baraje bajya mu gace twari dutuye muri Uganda niho nakuriye kandi niho twabaye ni wacu rwose twavuye ejo bundi duhinguka nk'abandi banyarwanda twese niga primary baraza aho hantu ya gatatu baraza muri ako gace twari turimo abandi bagendaga bavuga rero baravugaga ubutumwa icyo gihe Imana yo mwijuru n'umwuka w'Imana atwuzuze natwe ibyo bihe nabikumbura nkakumera nka murembye ngo byabihe njya nabikumbura kandi n'ubu tujya tubigirirwa neza ntago navuga ko bidahari ariko byabihe ho nakirijwe muri cya gihe cya Mungu umwe miraza iza muri ako gace ivuga ubutumwa babagara abasore babagara ibikumi abantu bihaze mavuga ngo ni nk'abashababo mu Yesu nta bindi batekereza ari abantu babyihebe imiryango yarabashyiraho inzitizi ndabyibuka byaba icyo gihe cyabaga ari igihe gikomeye cyane icyo gihe umwana wakiraga agakiza abana b'abakobwa babaga babonekamo ibyihebe nk'ibivume imiryango yarabaciye nukuri hababaga baraciwe pe baravuye mu rugo bibera mu bashumba babo barirukanywe bagashingwa n'abagiye bashingirwa n'abashumba babo imiryango yarabirukanye yarabaciye kubera ko bakiriye agakiza byari ibintu bikomeye cyane na cyane ahantu ho twakuriye byari ibintu bikomeye muri society yo nari ndimo icyo gihe navukiyemo nakuriyemo ni ubutumwa bwiza bwari ikintu byaramahano byagera ku mwana w'umukobwa byabaga ari ikintu gitangaje cyane akavuga ngo umwana wo kwa runaka
yakoze amahano yabaye ikirara yarabananiye nk'uko mu by'iki gihe ntabwo bavugaga ikirara mu imvugo y'iki gihe ntabwo icyo gihe ari ariko bavugaga ko yarananiranye yarangiritse mu mvugo yacu nuko rero nanjye icyo gihe nicyo Yesu yansanzemo baraza bavuga ubutumwa noneho bavuga ubutumwa bashaka abantu bakizwa ariko se babaga babakomera bagira ngo ari witayeho kumva no kumva barabakomeraga bateye mu ndebera runaka uriya yabaye icyata yarangiritse reba uriya mukobwa mwiza kubona ndetse harya ngura nuko nakarareba uriya musore imbaraga yakaba yaragira inka yakaba yakora ibi icyo gihe rero nibwo buzima nyine nubwo ngubwo babona abana b'abasore n'abakobwa babaga barimo byabaga ari topic ikomeye yo kubasetsa no kureba gushungera mbega no gushungera hanyuma rero barahamagara batabakizwa twakizwe turi abana mbese yari nka crusade bari bakoreye aho mwaje kwiyumvira uko ubutumwa bumeze kuko bo n'amahirwe y'abafite ngo y'ibyuma ibindi bitwa dukora crusade ngo twagiye kuri stade ngo twagiye kuri peti oya barazaga bakuzura umwuka bagakoma mu mashyi bakavuza ingoma bagahimbaza batitaye kuko ni ukuri babaga ari ibyiherero mu buryo bw'umwuka bahamagaye abakizwa rero nanjye naje muri abo bana barakizwa turapfukama baradusengera ariko bakagira n'inshingano yo kudukurikirana twashije turi abana benshi ariko ikintu nibuka ko abantu nibuka uko duhagaze kandi turiho ku isi y'abazima ndetse tunahamya Kristo turi abantu batatu muri abo bose bakijwe muri abo bose bakijwe abo bana nibuka twakijwe icyo gihe turi abantu batatu umwe ari Uganda babiri bari Uganda nanjye uri hano muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ndashima Imana ko bakiriho turakommunicatinga bariho rwose barakomeye mwe n'umugore w'umushumba bafite amatorero barakomeye n'abantu bakomeye Imana yabagiriye neza bakomeje mu by'uru rugendo nuko rero ubwo nuko natangiye nuko nakijijwe ndakizwa muriramo ndakomera ariko mu rugo nyine babona ko ari iby'abana bw'abutoni burakomeza cyangwa buragabanuka burakomeza rwose burakomeza abonaga ko ari iby'umwana umwana agira ibyo aharaye akabiharuka agira ibyo ahindamo akabivamo nuko ndakomera ariko mu gukomera kose burya hari umuntu hari ijambo ry'umwongereza yakunda kuvuga ngo destiny helper umuntu uzagufasha Imana baramuteguye kugira ngo uzakomere nyine uzagufasha kugera kwa handi Imana igushaka hakaba hari umumama w'umugore w'umugabo witwa Manyindo afite itorero aho ngaho muri Uganda n'umushumba rwose ajya neza nahangaha tujya tubonana cyane ndabishimira Imana ntashobora no kuzi nahangaha agenda atambonye akaba umugore we yarakiriho icyo gihungu yarapfuye yaratashye tukiri muri Uganda akajya dutoza aradukomeza tukajya dutoza tugaterana akabakundisha agakiza urumva turi abana abandi bana ariko ubwo rushororongo barimo baragenda babivamo bagenda babivamo narize ahubwo ko barushagaho kwiyongera bagendaga babivamo babonaga bari iwabo bakabakangara bakabivamo ariko ndamwibuka mukamwambutsa uwo mubyeyi niko yitwaga akajya dukomeza aradukuza araturera ndabyibuka tukajya tujya ahantu tukaririmba akatwigisha indirimbo akatwigisha gutanga ubuhamya akatwigisha gusenga tukajya duhaguruka tugatanga ubuhamya tukajya duhaguruka akatwigisha indirimbo tukaririmbira abantu kandi kandi ari umumama mukuru urumva ari umumama mukuru umwana wa gatatu wa kane kugera kwa kangahe yari umubyeyi cyane wari ufite inshingano ikomeye cyane Imana yo mu ijuru icyo nshimira Imana ko nuko yatashye ari umukristo nkurira muri ubwo buzima rero abo bana bagenda bomboka bavamo ikindi cya kabiri urumva n'abantu ho batuye kwimuka nyine urakuruzi ko abanyarwanda twabaye hanze na cyane ntitwakozaga ibirenge hasi byabaga ari ukwimuka tukava aha tukajya aha hanyuma rero ariko yanojamo agakiza arankomeza tukajya tugira ibihe byo kujya byitwaga ngo ibyo twita ngo ni amakesha by'amakesha bya nijoro tukagenda overnight tukagenda akatwigisha kujya Sayuni ibyo kujya mu butayu icyo gihe twabitaga Sayuni akatwigisha gusenga tukajya mu butayu ubwo icyo gihe mama pastor wenda nguciye mu ijambo urumva umuhamagaro wa Mungu mwema waraje gusanga mu rugo biba ngombwa ko nawe wakira agakiza igeranye icyo gihe wari nko mu myaka inganite ese wumvaga wowe uzi byari byo cyangwa aravuze uti nanjye mbonye abantu bagenda nanjye reka ngende ugeze wese agufatira ntabwo nzi byari byumva umwaka uri muri primary 4 mu wa kane abakiri muto
bataramenya amahitamo neza. Ariko ni rya jambo nagarutseho cya gihe nigisha abantu b'Imana bambwira ngo Imana irakuzi, yakugize, yarakuremye kugira ikurinda ukiri urusoro mu nda ya nyoko, irakurinda nyine iragutoranya kugira ngo mu gihe nk'iki nzabe ndi hano ndimo kwivugira kandi vuga kugira neza kwayo, mvuga imirimo y'Imana n'iby'Imana n'ukuboko kw'Imana nabonye Imana yagendanye nanjye. Nta mbaraga nakubwira ngo nibyo ni nakunze oya, ariko Imana yamaye kugwiza imbaraga mu mutima. Ndakomeza mfite imbaraga zo mu mutima, bategereza yuko mbivamo mu rugo, ndagenda njya mu wa 4, bategereza ko mbivamo mu wa 5, ngeze mu wa 5 bavuga rero ntababona ntabwo bihindutse. Aho rero n'ubu urugamba rwakomereye. Wa mwana wari umutoni, wa mwana wari ukunzwe mu muryango, wa mwana ababyeyi bakundaga, none urumva icyo gihe azanye ibintu byo gukora ibyo ababyeyi badashaka, yadukanye ibintu by'agakiza. Tugiremo aho rero twumve. Mama Pastor, ndagusaba uze kubiduhuriza na generation y'ubu, uburyo ubona rwose hari ribate mu gusenga, ariko ukabona wenda natwe uko twatangiye ukabona nta nibigura intege, rimwe ne mukabona ababyeyi nibo bakurura abana, kandi icyo gihe mwebwe urumva kuntu ahubwo ari mwebwe mwabishakaga cyane. Uraza kubiduhuriza. Ndajya kubihuza kuko muri kino gihe mbona abantu buryo babayeho mu gakiza, na cyane cyane abana bacu urubyiruko, nsanga batabiha agaciro cyane umudendezo bafite. Ariko nyamara bamwe mu myaka yacu sindi uwa kera cyane kandi sindi n'uwejo mu gitondo, twe twabikubitikiyemo cyane mu myaka yanjye igihe nakiriye agakiza mu gihe cyanjye mu rugero rwanjye, twabikubitikiyemo cyane. Urumva wa mwana wakuriye muri urwo rugo ndatese niguwe neza nta kibazo, ariko maze kwakira agakiza ubuzima burahinduka. Ndumva ni ibintu bitandukanye, biba bibi, biratandukanye 100%. Maze kwakira agakiza babonaho kugira ngo mbivemo, ahubwo barimo arabikuriramo. Muzehe atangira kujya atonganya, afite abasaza banjye barahari n'ubu babihamiriza, barabihamiriza cyane rwose, barahari abavandimwe banjye. Batangira kundwanya rero ngo mbivemo, batangira kuvuga batari kose uwo mwana ntagiye kunanirana, uwo mwana ntagiye kubera ngaho karunaka, ntagiye kubikirara. Ariko si uwo mwana ubwo yananiranya ate? Ko ari n'umwana ko titegeka mwamubujije. Ubyumve ko nangiye gusaba impushya zijya muri Sayuni gusenga, kurarayo umwana w'umukobwa. Ntangiye gusaba amajoro, ngiye gusaba uruhushya rujya muri za overnight, muri za mungu mwe abantu bakagenda bagaherayo. Ntangiye gusaba, twagiraga no kuvuga ubutumwa, twajya kuvuga ubutumwa tugaragara mukarenga imisozi uko baje iwacu. Natwe nuko twahaguruka tukajya kuvuga ubutumwa, tukajya kuvuga ubutumwa ahandi, tukajya mu kagari runaka. Numva twaga turabona ariko tubari inyuma. Ariko noneho mu wa 4 mu wa 5 nangire urabyumva akabaraga kumi gatangiye gupfunda utubere. Bamaze kumenya, bamaze kuryoherwa n'agakiza, bamaze gusobanukirwa. Ndabyibuka no kwishura aho twigaga, twari babana twiyirizaga, twari babana mwanya waranke twebwe tukajya mu ishuri tugasenga tukiyiriza, nabyo bakabirwanya lunch time, nabyo kwishura bakamenya bakabirwanya. Ariko Imana ntago nzi ukuntu yabikoraga, ikaduha imbaraga zo mu mutima. Reka ngire ku murugo rero, aho ubu ngubu umwana w'iki gihe umubyeyi amusunika amubwira ati mwana wanjye gerageza ujye mu rusengero n'ibyango guti bihuze. Ndambibona aho ubu ngubu ababyeyi dusunika abana bacu, dusunika urubyiruko rwacu, twabwira ngo nimuze nimujye gusenga, jya muri korari uririmbe. Ariko akagenda akagera gota agakwepa ngo reka imbere ya mama, reka imbere ya papa, akabikorera ku jisho kugira ngo naza ndakubaza mushuti we atari ko mwana runaka yaje kurepeta ngo bate twamubonye, ariko mu by'ukuri akahava agakwepera ahantu runaka. Uwo mudendezo barawufite, ariko ntibamenye gukoresha amahirwe yabo kuko twe twawukubitiwemo. Ndakomeye uko nkomeye mu by'agakiza, uko nkomeye mu by'uru rugendo. Muzehe nawe abatangiye gukanura avuga ati uyu mwana rero agiye kunanira. Ntabwo ari we gusa kandi n'umuryango wabaga uri inyuma, bazi data wacu, basaza banjye babaga bakavuga ati umwana ni uvuyemo arananiranye. Hatangiye cyitwa inkoni rero. Narakubiswe. Narakubuzwa agakiza. Narakubiswe nzira agakiza cyane, narakubiswe cyane. Narakubiswe ngeza aho nkubitwa mambere, uzi gufatwa akandoya bakagumwaca amaboko inyuma, bakaguhambira amaboko, bakaguhambira amaguru, kubikinda bagakubita ngo vuga ikintu kimwe sinzasubirayo, ndabiretse.
ubwo icyo gihe turacyari Uganda ariko dutangiye kujyogera dutangiye kubipfa urumva rwa rukundo rurimo ruratakazwa ndimo gutukwa amakuru yatangiye gusakara kamashazi yananiranye nta cyumva nta kigize gute ariko najye nkumva ndimo ndaguza imbaraga zo mu mutima ndabyibuka rero igihe kimwe muri iyo myaka turagiye tugiye gusenga tujya ahantu mu butayu turayeyo na cya gikunde twari bangaye singira ngo twari dusigaye turi abana babiri abandi bose bagiye bavamo bagenda basubira inyuma bagiye bimuka bava aho hantu abandi barapfuye abandi barimbutse abandi babivuye by'agakiza urumva ubwana byarageze nyine ariko ku ijambo ry'Imana ntababwiye ubushize abambira ni Uwiteka yarakumenye arakweza ukiri mu nda ya nyoko Imana ibizi icyo uzaba cyo Imana ibizi icyo uzaba cyo turagenda tujya mu butayu tugeze mu butayu turarayo twarayeyo icyo gihe ugena nta ruhushya oya naruhushya nagiye naruhushya kuko ntabwo nari kubona kandi numvaga mfite inyota yo gusenga turinyabya hari kugoroba turagenda tujyana ariko se mama pastor ukiraho kugira ngo n'abana badukurikiye bagira icyo bakuramo n'ababyeyi nabo kandi bumve tuzi ko Bibiliya ivuga ngo abana bumvira ababyeyi sibyo kuko n'umugisha bakibyeyi burya ku bana ubukenewe none kandi wowe icyo gihe mwageze ahantu mubona ababyeyi batakibakundiye kubemerera mukajya muvaho gusa mukagenda na mushi gusa icyo gihe umwana w'ubu bashobora kubyumva akavuga ati gusa aho ngaho sinabangiye kandi kwigomeka akavuga ati ko bagendaga se buriya bo ntabwo babaga batumviye ababyeyi ko Bibiliya itubwira kubaha ababyeyi no kubumvira aho ngaho urabivugaho iki aho ngaho urumva habaga harimo n'ubwana yego babyumva habaga harimo n'ubwana ukikorera ibintu byawe nk'umwana kandi ukumva umuriro w'agakiza gukira igishyuhe cy'agakiza kandi urumva itandukaniro ry'aba bana bacu barumuna bacu badotikomo bacu b'iki gihe bitandukanye ubu turabasunika nibo barimo binanirwa yego ariko bitabujije ko hari bamwe nanone mu famiye zabo bababuza ntabwo twabifatira muri rusange ariko ahenshi muri kino gihe ubu turabasunika tugakenera ko bava mu mariri ngo bajye gusenga Imana bashaka Imana tukabakenera ko twabafata ukuboko tukajyana ku misozi tugasenga Imana wenda nitunababona icyo gihe rero navuga ngo icyo gihe habaga harimo n'ubwana nkabona yuko tukabona yuko atari butwemerere kandi tukabona ko n'ubundi nta kintu tugomba gusenga kabambaye umuriro twari on fire kabaga turi on fire rwose iby'iki gihe rero nabigereranya ko sinabwira umwana ngo nawe azabikore oya ugombye gusaba urushya kuko icyo gihe cyacu imyumvire y'icyo gihe agakiza kandi ubu ngubu rwose agakiza kari ku mugaragaro ubu ngubu rwose ya myumvire yarahindutse ubu ni bakeya bashobora kuba muri sosiyete ikabemera wenda bakanda cyane ni bakeya ariko henshi turabasunika ubu ngubu turabasunika ndabagira inama ko bajya basaba ububasha n'ibyo ariko ubu turabasunika ni benshi babasunika sosiyete irabasunika kugira ngo begere Imana basenge turabinginga ngo baze niyo mpamvu hakorwa ziriya konseri z'urubyiruko nyinshi cyane ibitaramo birakorwa turabasunika nimujye kuri za stade ahubwo akaba arimo binanirwa icyo gihe habaga harimo n'ubwana turagera tujya ku musozi turayeyo hari ahantu mu gashyamba turagiye turayeyo twiriweyo tuje ku wundi munsi tuje ku manywa turatungutse masengesho y'iminsi ibiri mwivuyemo turaje ariko turaje amakuru yadusanga yasakaye babuze abana bagiye hehe abana babuze bananiranye bigometse twasanze bitwiteguye neza cyane inkoni baziciye turakubitwa ndabyibuka uwo munsi byahubiranye na muramukazi wanjye yavaga mu naruri nabumva urwo mvuga ntabwo barabwumva mbega yari umugeni reka tubibwire nyine abantu wenda badashaka kuba bumva inarure ni igihe umuntu aba ari umugeni ari ahantu mu cyumba ariho yibereye igihe cyari kigeze noneho cyo gusohokayo akajya iwabo gusura iwabo agashirira mbega bamaze gutwikurura tubijyanishije n'ibyiki mbega ni nk'uko umugeni atwikurwa bakamubwira bati ngaho ujya hanze ukora tangira utinyuke ukure hafi ariko bo bwibuka ndakubwira ko byabaga bitandukanye we yashoboraga no kumaramo umwaka yibereye aho cyane rwose n'ibiri yarashira ubu rero bikorwa umunsi umwe byose umunsi umwe biba birangiye icyo gihe rero bo uwo munsi wo gusohoka usanga iyo yajyaga agiye gusohoka sebukwe yicaraga ku muryango bakamuha intebe bakicaraho yabaga ataramuramutse atazi n'uko asa iyo yasohokaga rero nibwo yaramutse agasebukwe akamuhinga yamara kumuhinga ubwo bagasohoka nabwo atamurebaga yabaga yitwikire muri wa muco wacu nabo twavuye twaturutse
icyo gihe rero muramukazi wanjye asohoka numva byabaga ari byaba bashaka kumureba babaga bashaka kwitaza abasore babaga bari hari bashaka ngo byibure cyamangare bizuru rye byibure cyamangare bamaso ye cyamangare bukwaza mbega abantu baga bafite amatsiko yo kumureba ese ni munini ese neza te mbega baga bafite amatsiko ariko kandi ntago nawe yabirekaga yabaga yitwikiriye cyane amaze rero kuramutsa amaze kuramutsa sebukwe agiye muzehe nibwaza mubanzanye barakubiswe mwagize amahirwe mwinjirira muri cya gihiriri mukajya ngo birarangiye tukagira ngo birarangiye kuko twaraje naraje njya mu narure yo ncengerayo abariho nibera ngo amakandagira gute urihishe ariko baranyibikiye abaranyibikiye noneho na mugenzi wanjye nawe kuko twaduturanye aho nawe arahurura aje muri icyo gihirire cyo kureba umugeni usohoka agiye kuramutsa sebukwe ataha nawe yarari aho ngaho naho rero badufatiye twese baradukubita cyane ariko cyane icyo gihe cyatambuka ariko ngwiza imbaraga zo mu mutima uko badukubitaga nuko twashaka ufite umuntu ukubwira ngo oya bikomere oya gusa ukumva imbaraga zo mu mutima niyo mpamvu Imana yakumenye udashobora kumenya ahantu hariho hose imbaraga mwaga mufite nk'ahantu muzajya guteranira kwabaga tuhafite cyane abarokore baturwanira ishyaka bamungu umweme icyo gihe nabo baraga bahari ndabyibuka bakambira mugo bati ukora imirimo iyi ni urakora uyu ukore kandi kera nari umutesi ubuzima bwarahindutse cyane nari gukora ntacyo nakoraga nge wa undi wabwiraga ngo ujya no ku kiraro igumira aho ngaho mu rugo warabaye mwana abasaza banjye bahora barakaye kuki ataza gukamisha igumira aho ngaho no kuvuga ngo byarahindutse rero none kugira ngo rero nzajye gusenga byabaga ari urugamba rukomeye ukora iki uvomera inyana ukora iki mbega imirimo yose baragira bayiguherereza hanyuma rwa rukundo rw'abarokore bamungu umwema Imana yemuje dufasha n'ubu tuba tukirifite bo barazaga bakamfasha buri murimo wose kugira ngo imirimo muyirangize vuba ubone kugenda tuyirangize vuba mbone ko nigendera nigire gusenga tugakora bagashaka ikindi naho bamba bakakibura mwigendera tukajya imirimo ikabirarangira kavuga ubutumwa birakomeza rero ntago byabanejeje mu rugo ntago byabanejeje ndakomeza bidugera mu mwaka wa 4 mu wa 5 ariko nikijijwe n'ibihagazemo noneho neza rero urugamba rwakomeye cyane ngeze mu mwaka wa 6 umwaka wa 6 icyo gihe haramaze no kuba mukuru umva bamaze kubona umukobwa amaze gupfundura utubera amaze kuba gakomera arananiye bakamujya mu batwe bati umwana pe arananiranye burundu noneho rero urugamba rwakaniye cyane ndabyibuka icyo gihe ariko icyafashijeho basa n'abimukaho bajya hanze yitwaga za Bukomero natwe dusigara abantu ho twari turi nari kwa muramwanjye niwe nasigaye niki ariko haba hageze kandi ko ngira umubatizo kabahageze ko ngira umubatizo agakiza karushagaho kubigenda kazamuka ntabwo babonaga bateka ibishoboye kugira ngo bakankuremo kugarura bari baratangiye bakangara barankubita muzarankubita basaza banje barahaguruka ariko bigeraho babona yuko bitagikunze bitagishoboka hanyuma rero kugira ngo ngiye kubatizwa basanga bimukaho babimukira ahandi hantu nsigara kwa muramu wanjye afite mukuru wanjye aho ngaho niho nanigaga kandi kuri iryo shuri Sange Primary School bisa nkaho byoroshye noneho mboneyeho amahirwe yo kujya kubatizwa mboneraho amahirwe ubwo bibuka ko tukiri Uganda turacyari hanze mboneyeho amahirwe yo kubatizwa ndagenda ngira umukecuru nyirabukwa mukuru wanjye ndamubwira ni umugabo mukuru wanjye ari umuntu ukunda kwigendera akora imirimo ndagenda ndamushwasha namugani rero ndashaka mu giterane noneho unyemerere nzagaruka vuba ariko igiterane cyari cyo kumara icyumweru Uganda twagiraga ibiterane by'icyumweru icyumweru kikamara muri by'ubu byose byandi twibereyemo ndagenda ngira umubatizo mwiza twagize umubatizo utangaje cyane handi ho wuzuraga umwuka w'Imana ukabikiraje ukamara icyumweru utavuga utagira gute wakongera ugaturika ukarira gusa wakwibuka ubuntu bw'Imana twagize umubatizo udasanzwe icyo gihe ndabyibuka ndamikumbura Mana we abantu babatezwa muri za pisine nta kundi niyo generation amenyenga umwuka wera se burabumva barawumva Imana igendana n'ibihe byose n'Imana y'ibihe byose ntago ari Imana y'ibyashize n'Imana n'ubu ngubu barawumva uwambaye imbaraga z'Imana akamenya icyo umubatizo uvuze no muri pisine arawuzura ariko kiragihe cyo cyari kirenze twuzura umwuka w'Imana tugubwa neza baza kumenya yuko nabatijwe ahubwo wari uhari ubuzima buba buri kurusha byari ibintu bikomeye cyane noneho barabyumva bati yananiranye n'ahandi naho yiga ntabwo yiga
icyo gihe turangije ndataha nza gutaha kubasanga bari banyikiye aho rero rwakomereye cyane none ndakubitwa nabwo ndabikuterwa kureka agakiza nta yindi topic bivemo twemerere bireke noneho rero icyo gihe none muri icyo gihe nibwo none habaye no kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abanyarwanda bose turatahuka ariko gutahuka nkomeye ariko mfite imbaraga zo mu mutima ndyohewe n'agakiza no kunyica numva byaramaze kugucengera no gupfa numva napfa niteguye no gupfa ariko byo kumbwira ngo reka agakiza ntabwo kandi nawe nta kindi muze yangu utagambwira agati vuga kimwe reka iby'uburokore hitamo turataha rero turaza nubwo nibirebire no kugenda ncamo kuko ngiye kuvuga intambara y'umunsi kundi ntabwo byazavamo vuba cyane ndimo ndatanga umugisha ndakora samare wenda ibyafasha ubu ngubu rero aba bana b'Imana b'iki gihe ubibyiruka abana batoya ndakomera ngo imbaraga z'umutima ariko igituma ubwiza imbaraga z'umutima ni iki nuko ubu birimo neza nuko ubuzi icyo ukora ibyo urimo ubirimo kandi ukumva uraryoha buryo uri mu bintu baryoherwa nabyo naho zishomye ijambo ry'Imana mu migani 14:14 avuga ngo gusubira inyuma k'umutima ngo guhazwa n'ibyo gukurikiye gusubira inyuma k'umutima guhazwa n'ibyo ukurikiye nibyo biguhaza aho birari imbaraga k'umutima biterwa n'ibyo ukurikiye nanone imbere mu migani no kwavuga ujye kuhasoma nango n'abandi bajye kuhasoma bankurikirana 14:14 niko ijambo ry'Imana rivuga biterwa rero n'ibyo ukurikiye imbere ibyo ngibyo ibyo wumva unyotewe aho ushaka hose iyo nyota ufite icyo gihe impamvu rero ni cyo ubungubu abana bacu abadotcom bacu bakuru barumuna bacu abana bacu kuki barimo bafite inyota y'ibindi batabikurimo cyane ntago mvuze bose ngo umukobwa umwe agatukisha bose wenda upfanye uvuga uti ngiye ko numva mbirimo oya ndabwira wa wundi nuko n'ubundi icyo gihe hari abumvaga mu mwema ubu bakaba icyo gihe batari bahara batayikunze kandi urumva bare barimo ibice bibiri kuko ngo hari abayumvaga hari n'abandi batayumvaga ni kimwe n'ubu rero ngo hari abana uretse ntago mujye mubona amakorari tuzi zahiringi tuzi za gisubizo ni benshi abo ngabo nabo ni urubyiruko ariko nanone hari n'abandi nabo ibyo ngibyo bimeze nk'ibitabareba bibereye mu biyobyabwenge bibereye mu bindi ugasanga ntabwo bazi Imana ni ukuvuga ngo abanyarwanda bajya bavuga ngo ntango bitagira abubu n'icyo gihe urumva ko abo icyo gihe bari bahari yego nicyo nababwiraga niwe biterwa no gukomezwa k'umutima ibi kurimo iyo urimo uba ufite inyota ibyo urarikira uba ufite imbaraga zigukomeza uba ufite inkomezi ziva mu mutima burya ibintu byose byicwa n'ibiva mu mutima iyo ufite imbaraga zo mu mutima urakomera ntawe ugukanga ntawe uguhagarara imbere ndakomeza rero noneho tuje n'ahangaha mu gihugu ubwo muratashye nka kwa kundi twese abanyarwanda twatashye ugeze n'aho ariko noneho icyo gihe umaze no kuba mukuru rwose maze kuba agakobwa k'agakamyo si byo nkora rwose neza ndimo neza cyane turaje turatahutse tugeze n'ahangaha ndabyibuka twashyikiye hariya mu Mutara aho twashyikiye za Rwagitima tuhageze noneho rero dutangira itoro ndabyibuka hari umugabo umwe wari uhari n'umudamu we Scovia umugabo Gatera n'umudamu we Scovia nibo baje ari abarokore numva ni wa gatatu ariko ubwo nyuma ho gatoya nagasimbutse kubera ko kugira ngo ducunguze uburyo umwete ubwo mama yaje gukizwa tukiri muri Uganda mama yaje gukizwa tukiri muri Uganda Imana birakorohereje itangiye kumurezamo mama abarakijijwe yagiye gusura mukuru wa hano za Bunyoro asanga ni murokore wa wundi w'umuriro wagiye umuriro bagiye n'abavandimwe nka batatu bose bavuye bakijijwe bagiye gusura umuntu basanze agakiza kariyo kameze neza cyane yaratuye muri za Bunyoro noneho mama araza arakizwa none haje bibi yindi nkuru noneho ububonye n'ugufasha Sarongo umwana we yarapfuye n'umugore we nawe nuko arapfuye nawe Sarongo ni umukobwa yifatanyije na nyina yifatanyije na nyina ntago bakinyumvise ntago bakibyumva dutangirana urugamba gutya ariko muri Uganda twavuye ariho agikizwa byari bitarakomeza ariko nyine nawe bitakimeze neza byatangiye guhuzwa yuko nawe yangiritse nawe yifatanyije n'umukobwa turaza tugeza Rwagitima Scovia wo nguwo n'umugabo we Gatera nibo batangiye itoro turitangirira kandi mu nzu dutangira dusenga ariko dukomeye nkigisha nkaririmba nkakora byose nawe akigisha twari batatu na mama
we umugabo n'umugore nanjye na mama twari abantu bane nuko itorero twaritangiye itorero rirakomera hano rihera ku bantu bane haza kuvukamo umugabo Inyansi aza kuza pasta Inyansi abamuzi baramuzi no baracyari azarwa gituma ni bakora umurimo w'Imana araza hageze aza ariko ari umushumba bare baraturutse ngenge muri Uganda nabo ariko aza ari umushumba ahageze asanga abo barokore barahari ari twebwe nyine asanga itorero rirahari araza aradufasha no bitorero riho nirizima aradufasha hari abohoza urusengero rw'abaporoso rwa ruraho ngaho hano rwa ruhari ubwo ndimo ndabyihutisha ubwo ni yindi ntera nabyo ubwo ni nyuma ya jenoside abantu bataza kumva tuvuze ngo abohoza urusengero rw'abaporoso bakagira ngo yararubatse ni kwa kundi nyine batahukanye n'intambara bafata iyo nzu barayishyiramo kujya bayitunganya kugira ngo bijye muyisengeramo tuyisengeramo nuko afatiraho abo mushumba wacu nabwiye umunsi aracyarenda gukunda ndamwubaha turatozwa tugira gute ariko noneho icyo gihe muzehe ashyiramo imbaraga zikomeye cyane ndabyibuka icyo gihe noneho urugamba rurakomera maze gukomera arahamagara yicaza umuryango ahamagara famille zose zari zirahamagara abaturanyi bose ahamagara ariko ubwo nanone umuriro wari ukomeye harimo ba Pastor Manuel bakunze bariya bari bashyushye bahagaze neza murimo w'Imana Imana irimo kubakoresha na bwite Imana irimo gukoresha umugabo w'Imana n'uyu munsi Imana imukoresha ura mugabo w'Imana Pastor twagira Yesu Patrick Imana irimo gukoresha ibikomeye biterane bikoreka araza kwa gitima bikomeye cyane twagize ububyutse ari ahantu bukomeye cyane icyo gihe tuticaye nkasaba uruhushya rimwe bakabyanga byari bikomeye ubundi nagenda tukamara igiterane aho ngaba abantu twabanaga icyo gihe barabizi icyo gihe ariko imbaraga zikomeza umutima noneho muze haravuga ati umwana arananiye birarangiye aranyicaza ahamagara umuryango ahamagaza famille ziricara ahamagara abaturanyi ahamagara azanye igitabo agishyira imbere yanjye aho ngaho ubwo sizo n'inkoni yararangiye kuko none hari umaze zazane byarane nabona yuko bitagikunze yarakubise yarabivuyeho kandi cyangwa rimwe biva muri byo urimo sinshaka uburokore ufite cyaha cy'urokokore sinshaka ibintu by'uburokore hitamo mesamo kamwe aramamagara azana igitabo cy'umuryango wicaye aho ngaho ndabyibuka bikamubwira Yesu tugendana urugendo rurerure iyo mbyibutsa nanjye cyagiye n'ubu hari igihe njya nurikanarira imbere y'Imana nkavuga ngo Mana narakubonye mu bihe byose nta na hamwe nzigera unereranya hari igihe njye subiza inyuma nkavuga ngo ariko icyo gihe izo mbaraga nazikuraga he n'ubwo gushira nanga nagukuraga he kubera iki kuko buriya byaterwaga n'iki ariko kuko Imana yamenye kuko Imana yakumenye kera arambwira ati hitamo umuryango wicaye abaturanyi bicaye ibintu ni bibiri hitamo usinyira hano mu gitabo umbwire ko uvuye mu bana banje mu bara bana banje nguciye ugende umvire no mu rugo nguha umudendezo ugenda aho uzashaka nako yambwira ati nushaka muri Amerika uzagenda ushaka muri Afurika nako ibyo byo Afurika ni yarabizi nusha aha amahanga yose uzayagenda ariko ntabwo ushaka tutakiri kumwe abakecuru barahigimya abasaza barahigimya abantu baratangiye kurira bayapfuna mu myenda barayipfunya ariko giye umufana imodozi imbaraga umva niba ndakomeza uva nka wa mwana tugenda umukristo nibuka cyakindetswe cyo muri mahebura yavuga ngo niba kujyana imbere y'abantu ngo nuzagira ubwo byo kuvuga n'icyo uzakubwira kiza bari barakagiyemo nari nico no kubwira ngo imbaraga ziva mu mutima kuko aho uhagaze birimo ndangije bategeza ko ari ijambo ryamvamo rindi rivuga ngo ndabiretse cyangwa se ndasinya ariko ubwo nyine ababyeyi batangiye kugira agahinda baratangiye kurira barandeba uko mpagaze mu rubanza mu rukiko barabireba uko nicaye kandi barandeba nkagicwe mbaya baravuga ati ariko amahana aragwira ariko abana b'iki abana barananirana mukobwa barananiranye yewe nawe arananiranye rero umwana witonda nawe arananiranye ubu pera muhebye mbega bagufataga nk'uwarangiye imbaraga zirakomeye mwumva niwanjugunya mu ishyamba kandi nakomeza nkabaho nkavuga neza ndangije namubwira ngo ntabwo ndi bubireke fata igitabo sinye uwo munsi wari mubi cyane wari ukomeye ku buzima bwanjye ntatonganye ntazanye ikinyendaro
ntafunze inguni ngo bamfatiye aha, nta rindi kosa nakoze, nta mahano nakoze, ngo vuga ngo ndaretse gusa kurokoka. Ndafashe karamu ndasinye igitabo ndasinye. Gusinyira ni nkaho bafashe, ni nko kuvuga ngo mugende nanjye ngende, muratandukanye. Mbese babyitaga guca. Abiki gihe ntabwo babyumva kuko byari ukugucanya. Ubwo ari ukuvuga ngo n'utabyumva yumve ko mbega ni nk'amasezerano mwakoranaga n'umuryango, mukavuga muti ngewe niba ibingibi ntabyemeye mwe mukamubyemeye, turasinyanye turatandukanye, ubwo mugiye mu byanyu nanjye ngiye mu byanyu. Ubwo twabwiraga ba .com mu byumva.com. Ariko mufite umudendezo, nicyo ni mama pastor yambwiye ngo mubihuze. Mufite umudendezo wo kwegera Imana no gukorera Imana. Mufite umudendezo, nimuze kuri Kristo, nimuze neza. Papa aragusunika, abavandimwe aragusunika, baradusunika, turabasunika. Nimuze nimwegere Kristo kuko muri iki gihe cyacu ntabwo byari byoroshye. Kangije rero fata karamu ndasinya. Nsinyira umuryango ko muvuyemo, nsinyira data ko musezeye. Arambwira ati sanga uwundi mubyeyi, sanga umushumba wawe Nyanza. Icyo gihe kuko ari wo mushumba, arambwira ati genda ajya kwa Nyanza, ndamuguhaye ajya kwa Nyanza, jyana ibyawe. Ndagenda rero mfata ibyanjye, mfata imyenda yanjye, ariko amarira yari menshi, byari ibintu bikomeye. Mbega bari bapfushije, byari ishyano riguye, babifataga nk'aho bapfushije. Byari ishyano riguye rikomeye. Bararize, abakecuru bararize, agahinda kari kenshi, basaza banjye barakaye, umujinya wenda kubica, ariko nanjye ndakomeye, ntacyo nbyitayeho, nkumva ndimo ndatsumbatizwa. Haleluya. Ibyanditswe birimo biraza, nkumva ndakomeye, umutima wanjye fata ibyanjye kuko rwose ndagenda nsanga umushumba wanjye Nyanza. Ndamukunda. Burya abantu muvogera abashumba baba bakora amakosa. Burya abashumba n'ababyeyi, yewe nkunda abashumba, nkunda abakozi b'Imana, kubera yuko Imana yagiye inabarira muri bo. Ndagenda namwegera, aranyakira, njya mu rugo we, njya mu mbayo, twiberayo, ariko agahinda ari kose ntacyo bimbwiye. Ariko kuri njyewe agahinda ikirere cyasigaye mu rugo, ariko njyewe ngeze aho nshaka. Wowe wijyaniye na Yesu wawe. Wijyaniye aho nshaka, ngeze aho nshaka, ngoreye Imana pe. Ngoreye Imana. Turarinde, twakoraga ibiterane aho ngaho muri ako gasantere ko twaga turimo, maze bakabyumva ngo niko amashazo bakomagemo, niwe wahimbarishaga, niwe wakomagemo, niwe wahimbarishaga, niwe byaracikaga, byari ikintu gikomeye cyane. Babyumva noneho bakarushaho kubabara, bakarushaho agahinda kubica, bakumva barapfushije. niwe waririmbaga ijwi rye ngo ijwi rye twaryumvaga imisozi yose, ijwi twaryumvaga. Mama Pastor, nguciye mu ijambo kugira ngo twegereze n'umusozo, amasaha aradufashe. Urumva n'urugendo rurerure pe, n'urugendo rurerure, n'urugendo rurimo inkoni nyinshi, n'urugendo rurimo gukubitika kwishi. None ndashaka udukurireyo gatoya mu mpine kuva aho ngaho kugeza ubu, ako gakiza ko kuva icyo gihe. Ese famille yaje kukubabarira usubirayo, wikomereje kwa pasteur kugeza wubatse urwawe, byagenze bite kugira ngo dusatire n'umusozo? Ntabwo nagumyeyo, burya bari umunzani kugira ngo Yesu nababona ko awunyuzeho. Ntabwo nagumyeyo, aba ari igipimo kandi uba ugomba kucyunyuraho. Aba ari igipimo. Nagumyeyo marayo igihe kitari kinini, ariko noneho Yesu abari basanga. Ariko jye nakomeje muri Munyenga dukora ibiterane muri ayo masantere, turakuririmbye, dukoreye Imana, tuvuze ubutumwa, tuvuze gute, twarabona abandi bakobwa, turakomeje, ituro rirakomeje. Hanyuma ubwabo Imana nibo yaje gusanga. Ndabyibuka musaza wanjye umwe mukuru niwe wagiye yegera mu aramubwira ati niko bambwiye, arumva ati harya na ba bandi bamugiraga inama nibo bongeye bamugira inama, bambwira bati harya buriya pe, harya umwana uri uramujugunya, uramuhebye. Batangiye kungarukira ari njyewe. Impamvu ijambo ry'Imana ngo bazatugarukira tuzagira gute? Iyo tutifatanyije nabo bajya batugarukira. Ikibi ni ukwivanga. Bajya batugarukira. Nibo baje kandi baramusanga, babakecuru baragenda bamwegera, babasanze bamwegera mu bwati koko pe. Wagaruye umwana. Yajewe azize iki koko? Harya buri azize uburokore. Ubwo abandi ubu muri iki gihe bifuza ko abana babo bajya mu burokore, naho waba burimo none arabuzize. None se nibihe bigenda bidohora nibura. Ni ikinyendaro yagize, ni buhe bundi, ni ishuri yananiwe se kwiga, hari ubwo se yaje akaza twimutse nangwa se yatsinzwe. Mbega batangira ko bahinduka, baramurya, arangije
baraza bangayo baramamagara barabanjana njya mu rugo namumerezayo ariko n'ubundi biba atari byandi bibaryoheye mvayo ndakomeza nkorera Imana muri icyo gihe ariko nanomba ngiye no muri secondary ubona noneho uburyo uyikorera neza batagize noneho muri secondary ho gorera Imana nakoreye Imana pe ariko nyuma wibuka narakubiswe wibukwe ubwo ntabwo nakubwira igitsuri kiri urwango kugira gute nta ukuvugira utahira ku nkoni byonyine byari bihari uri wenyine kubuze ngo urimo urakora ikintu bidafite undi mwemeranyaho mama nawe ariko urumva umukecuru ariko n'igitsure cy'umugabo disa akavuga ndokuke mu buhoro gukomera neza amaze komatana na Kristo atangiye gusenga kuko afite umuhamagaro wo gusenga amashengesho atangiye gusenga ndakuze ngiye kuri za secondary dukoreye Imana mu mutara hose dukoreye Imana tuvuze ubutumwa kuri za crusade abashumba ba pastor bapa bajyaga bava muri Uganda ndabamoranye nabo ndabasemuriye tugiye mu biterane biba none nkorera Imana none bidafite umupaka ndacyari mu rugo n'ubundi bageze aho ntabarabyumva neza ariko yageze aharavuga ati kandekera arabivaho ikiza cyane bifite muzehe atsimbarara ku binera akageza akabyihorera ariko byose biterwa n'imbaraga zo mutima uburyo utakanzwe utacogoye noneho rero tuvugiye gutuma ndakomeje kuri za muri secondary ndabyibuka ngeze mu wa gatatu ngeze muri senatire mu wa gatatu muzehe harongeye kandi abyutsa dosi atari kubu rero noneho nanone ugomba guhitamo kuko twakoreraga Imana ibiterane twabijyagamo n'icya gihe cya vacances nyine twavuye ku mashuri twatashye tukajya muri ibyo biterane ati rero naho ugomba guhitamo ugomba kongera guhitamo ndekeraho kwiga uburekera mu burokore cyangwa se ube muri abo barokore bawe bakwigisha ngewe singomba gutanga minerivare sange mbega byabaga ari inzitizi zose zo gushyira nzi ku buryo nacogora ku buryo nabivamo ku buryo kandi koko mu by'ukuri ntabwo igihembwe cyose cyabaga ari igiterane ntabwo buri cyumweru twabaga ari igitwabwo byabaga nka rimwe mu gihembwe wenda tukagira igiterane nk'ahantu harimwe ndabyibuka twabigiranyeho n'umugabo w'Imana umukozi w'Imana pastor Rutagengwa Augustine ari haraza kibagabagara harafite umurimo w'Imana ukomeye cyane twakoranye ibiterane aho ngaho twari turi za Kabarondo twakoranye ibiterane twavuze ubutumwa kuri za crusade hamwe n'umukobwa wundi nanone mugenzi wanjye Mukawera Aneta za Ruhango twavuze ubutumwa twagiranye ibiterane muri za Kibungo hariya hose twayinjiyemo ariko ntabwo byabaga ari buri munsi nimwe byabaga ari nka rimwe wenda cyangwa kabiri mu kwezi arambwira ati rero aho bigeze noneho nanjye ntabwo rero nanjye ngomba kujya mwigisha abarokore bakwigisha urahitamo ndamubwira nabyo ndahitamo rwose amagarika kwiga umwaka wose niga umwaka wose niga ari igihano kugira ngo mbiveho ndabyuka pastor Rutagengwa wamaze umwaka wose wicaye ari igihano baguhaye kugira ngo ureke Yesu kugira ngo uvuge weshaka ngo mvuga ngo ndabiretse ndivuyemo ndangamubwira ntabwo ndibireka ariko ngoma mu rugo ndicara nibera aho ngaho ariko noneho ndabyibuka Rutagengwa aza kunyegera umukozi w'Imana twakoranaga uvuga butumwa icyo gihanwe n'abandi ntabwo ari njye gusa hari n'abandi abasore n'inkumi tuvuga ubutumwa arambwira ati wigisha ndamubwira ni pastor yabaga afite abandi bantu banayigisha abantu taho babaga ari benshi kandi ntabwo ndipfuye mfite data na mama kandi bafite ubushobozi bafite bwo kundihirira kuri level yabo bwo kundihirira ndabyanze bazandihirira ndasenga Imana nanga kanyigisha ndabyanze bazanyigisha Imana baye ubushobozi kandi abageze ndipfuye bo ufite abantu benshi bakwitaho yewe ndeka bazanyigisha n'ukuri ndabyanga maze kubyanga njya ku mavi ndasenga na mugenzi wanjye n'umukobwa w'inshuti yanjye Mukawera ubu n'umumama nawe twakundanaga cyane tugafatana tugasenga tubohoza umutima wa papa kugira ngo Imana ibikore uko mbishaka ntajya kurusha umukozi Imana afite abandi yikorera afite umuryango we kandi ababyeyi banjye barashoboye kubera iki Imana nkorera ishobora no ayo yakaba yagutangirira yafatamo undi utishoboye Imana yarabikoze musaza wanjye ava mu Bugesera aho yari ari kuko yaraje icyo gihe ajya mu Bugesera n'umuryango araza aramwegera mugata ariko ubu pegewe nanone yaretse kwiga kubera uburokore yagukoze hari amafaranga y'ishuri yariye hari ubwo yatsinzwe n'icyo umushinja kubwo uburokore ntacyo bumutwara barongera barahinduka nanone barabanzaga bakiteranya bakongera bakisubiranamo bwabo ariko njyewe ndacyatsimbaraye ko byanjye icyo gihe rero muze harongera basubiza mu ishuri arongera arandihira ndiga ndarangiza wa gatandatu ndaburangiza
ariko ngikomeye nishikamye ndi umwizerwa imbere y'Imana ndi umwizerwa imbere y'Imana Imana ijya kungira neza ndarangiza neza nza muri mujyi wa Kigali masanga mukuru wanjye nyakwamuramu wanjye Imana ibana nanjye mu mwizerwa ibyo byose ntihabaho ibikangisho byegeza bimagarika gukorera Imana no kujya imbere y'Imana ariko ubu abana b'iki gihe yadotwa muri iki gihe abura style gusa ngo we kujyana mu rusengero akumva ibyo byonyine ni impamvu iri butuma ndatera akumva ni impamvu yonyine zituma nubwo atari bose ndavuga bamwe bajya bitwaza izitiza ariko ndabashishikariza kwegera Imana no kubibamo neza Imana ibumwizerwa rero kugeza no ku gihe Imana yamaye gushyingirwa ndashaka njya mu rugo rwanjye mesheshema Imana yanjye mesheshema umuryango wanjye kugeza na bw'uyu munsi Imana yahagaranye nanjye kugeza na bw'uyu munsi ntabwo negeze ncogora kuko bankubise nakubise inkoni nyinshi sinazibara urumva kugera aho bagufunga kandoya bagafata amaboko n'amaguru bagahambira nk'uhambira inkwi ugakubitwa utineganyiza kugeza igihe uvugira ngo mbivuyemo ukarinda uhora rwose Mama Pasteur hari akantu komoje huti nta kintu kigeze kimbera imbogamizi ngo numve cyankururira kureka Imana cyangwa kureka ibyo narindi aho ngaho wenda tugana no ku musozo cyangwa dusoza ubuhamya bwacu twari turimo nagira ngo nibura ugira inama wahereza abana b'urubyiruko kuko urwo rugendo rwawe rwose ndumva wararugenzemo mu gihe cy'urubyiruko cyo kubukira urubyiruko kuri iyo myaka yawe no kubonda ndagira ngo ugira ikintu wabwira cyangwa ugira inama waha urubyiruko rwacu ngubu hari abafite liberté ariko wenda ejo ntiwamenye ko buzaki nawe ashobora guhura n'indi mpamvu nayo ikamukanda bikaba byatuma avuga ati reka n'ubu nimbe mbiretse nzambisubiramo cyangwa mbyihorera cyangwa se ibi nibi birangora bambuza kujya gusenga ijoro bambuza kugira gute ni byinshi umwana yahera akavuga ati barambuza ariko hari n'utwo duheraho nk'abana ushobora guhera akavuga ati n'ubundi ko batabirebaho cyane nta mpamvu ndashaka dusoza ugira abana inama mbega natwe bakuru ugira icyo utubwira uti nta cyakubuza jewe kuri jewe ko numvishe mu buhamya numvishe ko nta cyakubuza uko byasa kose nta cyakubuza kugambirira gukorera Imana wabiteguye rero nagira ngo nibura dusoze tugira abana inama tubwiraho n'ababyeyi ko umuntu uko byasa kose nta cyabuza umuntu gukorera Imana nibyo buri muntu ku rwego rwo no ku rugero rwo no ku myaka ye buri muntu agerageza bitewe n'ahari kandi buri muntu agira ibihinyuza cyarengezi biterwa n'ibyo arimo n'ahari environment irimo yonyine ibimukikije aho ukuriye aho uri ntabwo nababwira ngo ibyo kiriya gihe cyane nibyo by'iki gihe .com rero bacu ubu ngubu barumuna bacu n'abana bacu bafite ibibahinyuza nabo ku rwego rwabo ku gihe cyabo nyine mu myaka yabo muri style zabo bafite ibibagerageza nyine kandi bibahinyuza bibananiza mu rugendo rw'agakiza ariko hari ijambo rimwe Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ati ujya witanga umaramaje kwitanga umaramaje ambwira ngo ujya witanga umaramaje niki cyatuma umutima wawe uvuga ngo ndagambire ndasho no kwitanga umaramaje ni udafite akantu nisigira ukavuga uti no gupfa napfa kubwo gukunda Kristo wanjye niba no kuva mu rugo naruvamo kubwo gukunda Kristo wanjye no gukubitwa nakubitwa ndagira ngo rero mbabwire inama nabagira no gukunda Imana n'umutima wawe wose no gukunda Imana n'umutima wawe wose no gukorera Imana ntukorera Imana kuko ari muri gihiriri ari gurupu nkuko tujya nahamagaye muri gurupu y'abana baba bakagenda bavamo ukagira umwihariko ni hehe uhurira na Kristo ni hehe mugendana na Kristo ni uruhe rugendo ugendana na Kristo niki waboneye Imana ku giti cyawe uretse kujya muri korale mukaririmba mugakoma mu mashyi mukishima n'ibyiza nibibe entertainment agakiza ni personal agakiza ni selfish kuri wowe ni selfish ni personal agakiza nakwawe ku giti cyawe ndagira ngo mbagira inama mbashishikarize nubwo ari bagenzi bawe nubwo muri korali nubwo uri muri societe runaka gira agakiza kawe personal nicyo kintu mbashishikariza kuko nagiraga ibihe byo gusenga jya icyo gihe cyane ndabyibuka nkafata amashengesho ndi umwana nkafata amashengesho y'iminsi 7 nkanamba ngapfa ariko Imana ikavugana nanjye iyo nakagurukaga gusenga icyo gihe nubwo buntu bw'Imana njya nyibwibuka n'ubu nginge Imana ngo ubwo buntu mukomerezemo ariko nawe gusunika ngo tujye mu mashengesho nakora ariko ukibwiriza ngo mpaguruka ujye uri umwana w'imyaka ingahe ndabashishikariza rero kugira ngo bitange bamaramaje nibura ari mu ruririmbyi ari muri korali nakora uwo murimo amaramaje niba ari umusenzi nakora umurimo amaramaje ibyo bituma agira imbaraga zo mu mutima
ariko ibikoze nk'ikigurupe bikamara nka entertainment iyo hagize akagukanga gato gusa ubivamo kanze ugurunya gato cyane abivamo style yabuze nibyo navugaga ntacyo mfite cyo guhindura imvura yaguye izuba ni ryinshi cyane mu rugo hari filime ntararangiza ugize neza mu rugo twaburaye nta morale uyu mwenda nambaye ku cyumweru niwe sinabusubiramo barawuzi umva ni byinshi nabo bafite iranyuza ku rwego rwabo ariko ikintu nababwira ngo cyatuma bakomera mu mutima nibitange bamara amaje nibakundisha Imana umutima wabo wose nibashaka Imana batari mu kigurupu buri muntu nashaka Imana ye ku giti cye kuko ari aho ugera Imana ikabana nawe ku giti cyawe niba kwibika ngo arembye muri ahubwo ikabyibuka ko nacyagihe hari ahantu wahagaze kandi wahagaranye nayo icyo kintu nicyo nababwira kuko nicyo cyakomeje umutima wanjye nakunze Imana n'umutima wanjye wose kugeza na uyu munsi kandi Imana yabaye wizerwa kuri njye. Amen. Mama Pastor rero katumushimire tunashimira n'abari baduteze amatwi cyangwa bari badukurikiye turabashimira cyane ariko mwabanye natwe mukaduha umwanya wanyu tunabibutsa nanone kongera gukora subscribe mugakora share mukajya mubona ibiganiro byacu bibagezeho ku gihe. Mama Pastor rero turagushimiye cyane icyo numvisemo muri uru rugendo rwose ni ukwitanga umaramaje ni ukugirira Yesu wawe icyizere cyangwa no kugirira Imana yawe icyizere. Turabashimira nk'uko mwari mudukurikiye reka dusoreze hano naho ubutaha Imana ibahe umugisha cyane murakoze cyane.